What's up Kigali, what's up OGs, nanone nongeye kubaha ikaze kuri OG TV show YouTube channel. Uyu ni wa mwanya mubonamo amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda, inkuru zitrendinga kurusha izindi zavuzwe. Uyu munsi ndakeka ko mwese mwaruhutse, ni umunsi w'umuganda, mwongeye kuramuka amahoro. Iki gitondo cyiza rero mbahaye ikaze kuri OG TV show YouTube channel kugira ngo mubashe kubona amwe mu makuru agezweho kurusha yandi muri uyu mujyi wa Kigali. Ni umugabo wakunzwe cyane kurusha abandi, ni umugabo wadukoreye ibiganiro turamukunda ku rwego ruhambaye. Kuri ubu afite followers bangana n'ibihumbi 429 kuri Instagram, afite abarenga 500 baba subscribers kuri YouTube. Uwo na wundi ni the hitmaker yago-pondati. Yaje gukora rero agashya, abasibye content cyangwa se amafoto yose yari yarashyize kuri Instagram account yiwe. Ibi niba n'abantu benshi bari kwibaza se byagenze gute, ariko ugiye kumenya ukuri kuri inyuma y'iyi nkuru. Yago-pondati ni umugabo wagaragaye mu minsi ishize yagiye muri za Nigeria, yatangiye guhura n'abahanzi batandukanye kugira ngo arebe ko yazamura umuziki. Ni umugabo wafashe icyemezo gikomeye cyo kureka aho yakuraga gatubutse kuri YouTube channel akora ibiganiro, ahitamo kwibera umuhanzi byonyine. Yagarutse mu isura nshyashya rero, ashyiraho dreads, ashyiraho ibisuko rwose bimeze neza, ni muturinete rwose, bigaragara ko yaje mu isura nshyashya. Ari nayo mpamvu nyamukuru yaje gusiba amafoto yose yari ari ku rukuta rwe rwa Instagram account kubera ibikorwa bishyashya ategura. Urebye neza aya mafoto, urabona ko rwose ni amwe mu makava foto cyangwa se mu mafoto shoot yakoze mu isura nshya, bigaragaza ko agiye kubasohorera indi ndirimbo. Mwabyanga mwabyemera, benshi bakunze kumushinja ko akora indirimbo zitari nziza, ariko ku giti cyewe avuga ko nta kintu kigomba kumuhungabanya, ahubwo agomba gukora cyane bikarangira bamwe bita aba haters barabaye abafana. Inkuru nyinshi zirahari zitandukanye. Uyu munsi tubafitiye indi nkuru. Ni umusore mwakunze cyane muri benshi guturuka muri GT Business Group, Chris-eazy aravugwaho urukundo rw'ibanga hagati yiwe na Miss pascaline wahatanaga ikamba rya Miss Rwanda mu 2022. Nyuma y'igihe rero bategereje kugira ibanga amakuru y'urukundo rwabo, byaje kumenyekana ko Chris-eazy amaze igihe yaratwawe umutima na pascaline, uri mu nkumi zabaye aba contestant cyangwa se bahataniraga ikamba rya Miss Rwanda 2022. Amakuru y'urukundo rwabo yagiye hanze mu minsi ishize cyane muri iki cyumweru, ubwo uyu muhanzi yafataga ifoto ye n'uyu mukobwa agiye kuyimwoherereza inbox, amaze aza gushiduka ayishyize kuri Snapchat, ihita ikwirwa ahantu hose muri Kigali ndetse no mu gihugu hose no hanze yacyo. Mu gushaka kumenya rero imvano yayo, OG TV show yagerageje kubaza inshuti za hafi z'uyu muhanzi ufite amakuru, ahamya ko iyi foto Chris-eazy na pascaline bayifashe kera cyane, icyakora kuri ubu ikaba yongeye kwamamara bitewe n'uko umuhanzi wanyu yayiyobeje. Yagize ati rero ni ifoto imaze iminsi, sinibuka igihe bayifatiye, gusa yongeye kwamamara kuko Chris-eazy yayishyize kuri Snapchat atabishaka, ashiduka yagiye hanze. Ibi bibaye rero nyuma y'igihe gito umuhungu wanyu Chris-eazy akoze performance muri Trace Awards, nubwo bitagarutsweho ngo bivugweho kimwe n'abantu benshi batandukanye, aho bivugwa ko uyu muhanzi yaperforminze nabi rwose, tutabura kubivuga. Umuhanzi wagiye muri Trace Award afite indirimbo nziza, yambaye neza, ariko uburyo yaririmbyemo rwose it was not convinced, ntabwo byari ibintu bimeze neza. Biravugwa ko rero uyu mukobwa kuri ubu ngubu yamaze kujya hanze. Uyu mukobwa bivugwa ko byatangiye no guteza saga ku space ya Twitter atandukanye, aho Godfather yagiye abigarukaho na team irimo DC Crema, ko hari team ibiri inyuma y'uyu mukobwa
bivugwa ko uyu mukobwa yatewe inda akajyanwa hanze kugira ngo ayikuremo. Amakuru tutakwemeza neza 100% ariko buri kintu cyavuzwe kiba gifite impamvu. N'umukobwa mwiza rero, one of the contestant kandi w'inshuti ya Miss Rwanda kugeza ubu ngubu. Umugabo uzwi nka Ndimbati yagiye agarukwaho n'abantu benshi batandukanye mu buryo busekeje, bavuga ati ese uyu mugabo noneho aje kuba mu YouTuber gute? Mu minsi ishize ko tumuzi ari umwakiteri, noneho uwitwa Kazungu ka boss aragira ati mbega i Kigali ninde urayibamo ko ibintu bikomeje kudukomerana? Aratangara cyane. DJ Brian ati hararya umwana ufite nyina kabisa. Ni amakomanteri akomeje kuza nyuma y'uko umugabo bita Ndimbati cyangwa se umwakiteri kuri ubu yamaze gufata umwanzuro wo guhinduka umu YouTuber, aho yiyemeje kuza guhangana na element-eleeh n'abarimo ba isimbi, barimo ba chita-magic, barimo OGTV shows, abarimo Impanuro TV, Urugendo TV ndetse n'izindi zitandukanye. Ndimbati aravuga ati murambona rwose nanjye ndaje, ntabwo nagomba kwicara ndeba murya amafaranga mwenyine. Afata umwanzuro wo kuza kuba umu YouTuber, aho abantu benshi batarimo kubigarukaho kimwe. Ni ibintu rwose bisekeje ndetse byatunguye abantu benshi. Dufite inkuru rero nziza ku bafana ba couple imaze iminsi izwi hano mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze yayo. Ni The Ben ndetse na Pamela bamaze kwemeza rero ko bagiye kubana akabaramata ndetse bakasezerana imbere y'Imana. N'ubukwe buzabera muri Kigali Convention Center mu minsi mike igiye kuza. The Ben na Pamela biyemeje rero kuba umwe, aho bavuze ati we are no longer two but we are one, aho bamaze gushyira umurongo cyangwa se wo muri Bibiliya kuri Instagram zabo, ngo ni Mariko ibice 10 umurongo wa 8. Iyi couple rero ni couple yamenyekanye aho mu minsi ishize bagiye bagaragara bari kumwe mu bitaramo bitandukanye, aho bajyanye ni Burundi, bikavugwaho n'abantu benshi ati The Ben na Pamela bajyanye i Burundi ndetse banakirwa neza. Ubu rero ubwo tuvugana itariki yabo y'ubukwe yamaze kujya hanze. Tugarutse muri muzika kandi, umuhanzi bruce-melodie afatanyije na Shaggy baraye bashyize hanze indirimbo yabo ya Funga Amaco cyangwa se Close Around. Ni indirimbo kugeza ubu imaze kugira views zigera mu 100,000, aho biri kuvuga ko indirimbo itarimo irarebwa ku rwego twari tuyitegerejeho. Ni indirimbo kandi bruce-melodie na team ye bahisemo ko bakora performance yayo muri Trace Awards ubwo yaberaga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Shaggy na bruce-melodie bagaperform iyo ndirimbo mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho Shaggy atariri i Kigali ariko agakora performance iri live, abafana bakamubona nkaho ari i Kigali. Niba ukunda rero entertainment nyarwanda ndetse n'andi makuru yose agezweho mu gihugu cyacu, especially muri showbiz, urasabwa gukora subscribe kuri OGTV Show YouTube channel kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, imiziki yasohotse, trending news n'andi makuru yose agezweho. Kora subscribe rero kuri OGTV Show YouTube channel ubashe kwinjira mu muryango w'aba OGs, kandi namwe turabakunda. Weekend nziza, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho, turabakunda. Ciao ciao.